arababa ntwari Fiacre ababaje abanyarwanda benshi kandi amarira yacu nakomeza gukora birabe azamuka reka genda igitego burabuze yatamporeje ararya yari yageze ku kise cyatuma arya 11 ba mbere yabanjijemo baraba ngabo akora prosoma koze zero ubwo arafite ibigambo byinshi cyane wowe uraburanya refu uri mu kibuga yazanywe n'ubuyobozi bwawe bwamubonye urajya kumuburanya nta kintu uri kugaragaza sibamuteye ikarita afite ibigambo byinshi cyane ari kumva we kandi koca n'impamvu bigenda kuri arijagaraza mu mutwe umwana mwiza Muhire Keve wariye neza umwana mwiza barafinda wariye neza umwana abakinnyi beza bariye neza bakabatsinda ibiryo abakinnyi b'Amavubi barya bipfubusa ubwo nge mbashoboye nabakubita nk'igihano ikihe gihano icyumweru cyose bakabaho batarya Amavubi batarya bakoze iki urarya ntacyo wakoze se biratanga Sheri ujye unekereza uri hanze y'ikibuga nugera mu kibuga utekereza ibyo mu kibuga urakoza Garika Nshimiyimana atinya umutoza aramutinya wagira ngo iyo barisohotse hanze y'ikibuga wagira ngo aramubwira ati ntumvugire uba wakoze neza uba watuje uraba ni nko kumva ko umukozi atinya boss akaba baza no kumwiba umukozi agacece kavuga ati boss atankubita none bahindura Eric Nshimiyimana bamuzana undi wundi uramutoza ari hasi ntacyazi habe naki none ntwari Fiacre Yesu we nyuma yo kwitukuza akomeje kuza akomeje kwigaragaza uko atari ashaka kwereka abantu yuko niba afite sheri bya sheri bijye biza nyuma y'ikibuga Ntwari Fiacre akora ibintu bizima arababa ntwari Fiacre ababaje abanyarwanda benshi kandi amarira yacu nakomeza gukora birabe azamuka reka genda ugahita unimanukira nanjye pe ntwari Fiacre arambabaza kandi naramwemeraga yabagano ku mutima ariko ubu ngubu asigaye ari inyuma cyane ntwari Fiacre irani baro yananirwa gufata ko wapi reka n'ubwibone ntwari Fiacre aratamporeza hejuru y'igitego kimwe igitego burabuze yatamporeje ararya yari yageze ku kise cyatuma arya twagomba gushaka ibindi bitego reba ibitego byose twagiye duhusha none arabona n'amahirwe arayabonye ahubwo ari gutamporeza araryama se ari kugaragaza iki nta na kimwe ku bwawe umuzamu yagerageje nubwo ari munini yahirimaga ariko wenda hari akantu yahindutse bikurikije no kuri match yashize ya Nigeria Dinosa yahindutse hari utuntu yiyunguyeho ubutaha ariwe ugiye guhamagara wamuhamagara ntwari Fiacre reka ntwari Fiacre turabizi umukoca aragenda asigaye arya benshi umukoca aragenda agafata abakinnyi banze ngo abazanye ngo nibo babanzamo ngo bakina hanze ubwo nagazi k'abana bo mu Rwanda basigaye babarusha umupira buriya kurya benshi uri umugaridi biba ari ibintu bibabaje kuko ibintu uragenda ukabyibagirwa nibe n'umukinnyi koca aramusubirishamo imyitozo yongera twibuke ariko umugaridi reka biba bigoye iyo asimbuye biba byarangiye umugaridi kurya benshi bituma agenda akagwa kandi ntwari Fiacre nta n'imyitozo myinshi yakoze bagendeye kuri baranze koca igihe kigendera kuri ndakuzi koca igihe mundi ikipe ntabwo ugaragaza amarangamutima reka nuza kugaragaza amarangamutima ntacyo uzageraho ntabwo bivuze ko Lesotho ari ikipe yagakwiye gutsinda koko ni nkaho yadutsinze ni nkaho yadutsinze uvuga ngo kunganya bivuze iki Lesotho yadutsinze mu byakire ko ari nkaho yadutsinze bitewe n'umukoro ubusigiye yazeye yakoze iki nta na kimwe ubwo ari guhombya u Rwanda aho kurwungura umutoza ubwo n'abakinnyi nabo baraje bavetere basubire hasi bamwirukana se bamwirukana agenda asubire iwabo ku mikino ibiri yonyine ku mikino ibiri yonyine akoze iki se niba uri umutoza ukabuje gutoza abakinnyi ntugire ikintu ugaragariza abayobozi ngo ubereke yuko ushoboye ese urambwira gute yuko utari bugenda imikino ibiri utakaza imikino ibiri yose ufite iki umukino wa mbere twarihanganye kubera yuko nibwo yari akiza nta na match ya bushuti yabonye ariko n'umukino wa kabiri twarihanganye umukino wa mbere bavuga ati nagaza abakinnyi ariko n'umukino wa kabiri
n'umukino wa kabiri nta ukuntu kintu yabanje atweretse ikintu wenda yakoze kizima 11 ba mbere yabanjijemo bari abo ngabo akora prosoma akoze zero hari misemuha zero ahubwo arafite ibigambo byinshi cyane wowe uraburanya refu uri mu kibuga yazanywe n'ubuyobozi bwawe bwamubonye urajya kumuburanya nta kintu uri kugaragaza sibamuteye ikarita afite ibigambo byinshi cyane ari kumva we kandi koca n'impamvu bigenda kuri arijagaraza mu mutwe arijagaraza kandi mu gihe adafite kuvuga ati kire hasi ikipe abakinnyi bisanzureho nta kintu arafata abakinnyi agakoresha ikimenyana akabereka ku ndangamutima reka byararangiye kubwo babona ko Fiacre akina nk'umuntu ufite sheri nk'umukobwa atereta no muri stade Fiacre ntago ari uko wamutereta Fiacre arimo arakina nk'aho Fiacre ameze nk'aho u Rwanda rwatsinda rutatsindwa ntago bimureba niko biri kugenda Fiacre yari umugaridiye hahandi na kona ishtabaga kuba yabo ariko ubu ngubu arayireka rwose iraza akayifatira imbere ibyo ni ibiki ntashaka kwivuna nk'umuntu ufite sheri muri stade Fiacre agira ngo iyo match ibaye ari umuntu w'ingenzi cyane uri ku mutima uba uri kumureba biriya bintu ntago ari byo pe mwari Fiacre yarahindutse yaragiye inzoba amafaranga kizakwereka ko umuntu yakize ikizakwereka ko umuntu yakize ibintu byose birahinduka ibitekerezo bijya ahandi gukora bijya ahandi nka Fiacre aravuga ati u Rwanda rwatsinda rutatsinda ndagenda hanze ejo bundi ninjya hanze nzahembwa yaraguye hanze asigaye arya benshi kandi kurya benshi kwe niko ibintu kubyibagira yarabyibagiye mwari Fiacre simwanga yabaga ku mutima ariko ubu ngubu yavuyeho neza inzoka yawe yaramuhaze reka kwa kundi ukunda ibiryo ukagera ukabihaga ugahita ubivaho nanjye namuvuyeho mwari Fiacre pe nta kintu na kimwe Amavubi gifite mu gihe Amavubi akiri gukoresha Ntwari Fiacre mu gihe Amavubi afite uriya mukoca koca wenda nibamubabarira bamubwira ahinduke areke kwigaragaza uko atari ari gushaka kwereka abanyarwanda yuko hari ibintu byinshi cyane afite gutoza hari ibintu byinshi cyane azi ibyo bintu byinshi cyane urabizana mu bakinnyi bavange nibyo bari bazi bigende birahita bigenda niba wazanye ibyawe mu bakinnyi wabanjije ugakina match ukazabibereka ibyo bintu uzanye mukazabibereka nyuma babyita kwiyereka abantu kutari ikintu navuga umukoca nibatanamuhereza nibatanamwirukana bamuganiriza ahinduke naho ubundi mu gihe akimeze gutya bazaza ibaze ikipe nka Lesotho bari abasaza ibaze ikipe nka Lesotho umwana mwiza Muhire Keve wariye neza umwana mwiza barafinda wariye neza umwana abakinnyi beza bariye neza bakabatsinda kuri stade nk'ingiyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatwubakiye ibaze umuyobozi w'igihugu kugwereza stade nk'ingi muri Afurika nge ndakeka u Rwanda ari twe bantu dufite stade nziza ibaze kugwa stade nziza nk'ingi warangiza ukamubabaza buriya baba bari kumwereka ko ibyo aba yarakoze byose ari zero ni ukuvuga ibiryo abakinnyi b'Amavubi barya bipfa ubusa kuko nge mbashoboye nabakubita nk'igihano ikihe gihano icyumweru cyose bakabaho batarya Amavubi batarya bakoze iki urarya ntacyo wakoze se biratangira perezida uku ni ukumubabaza n'ibyari ubu ngubu perezida bataratangiriza imacu ubu wabona hari ibintu byinshi cyane byiza bateganyiriza ariko ubu ngubu babishubije inyuma rero ubu babishubije inyuma reka ngushimire kamwishimirire ariko mbere yo gushimira ubu niba Ntwari Fiacre afite nk'umukunzi mw'iri joro amukorera iki uwo mukunzi wa Ntwari Fiacre niba Ntwari Fiacre afite umukunzi mu ijambo rimwe uwo mukunzi we amukorera iki umukunzi amubwira ati sheri ujye unekereza uri hanze y'ikibuga nugera mu kibuga utekereza ibyo mu kibuga urakoze cyane match ya Nigeria wabonaga ko Amavubi atari kuva mu kibuga cyabo rero ni ibintu bibabaje no mikinire rwose ntabwo turi kuyemera Amavubi rwose umutoza ajya ntazi n'abakinnyi
ni gute ukora ramprosomo ugafata umumediateur ukamukinisha kuri attack ibyo bintu bibaho nawe uri umunyamakuru sobanura ibyo bintu bibaho ariko 11 yabanjemo nta kibazo 11 yari yabanjemo vraiment barani sawa ni sawa rwose bara nta kibazo barabakinnyi wabonaga ko hari icyo batabonye ko banatsinze n'igitego ubonaga ko amavubi ari guhora imbere y'izamu ariko irami simburiza koze ntabwo idushimishije kandi aturaje nabi yego wenda ntari rarenga turacyafite byinshi byo kwisubiraho kuko na za Nigeria ziranganyije ikipe duhanga twaye turi gukina nayo Lesotho ifite amanota 6 ubu ngubu twebwe turaba kabiri ariko iyo dutsinda byari kuba byiza tugasigamo difference Nigeria amanota 3 kuko Nigeria ifite 7 ubu ngubu twari kuba tugize amanota 10 none biranze nyine turanganyije kandi Lesotho ntago ari ikipe ikomeye Lesotho ntago ari ikipe ikomeye ntitwayitsindiye iwabo se Lesotho ni gute tunganyirije hano i Kigali twaje hano tuzi ko Lesotho tugiye kwitsinda nk'ibitego nk'umunani oyu munani iriya ni Seychelles nuko nyine umuntu aba iriya ni Seychelles iriya twaje tuzi ko tugiye kwitsinda ibitego byinshi ariko ubonye ko umuzamu reba ukuntu umuzamu Fiacre asigara umuswa bigeze ku minota 76 atangira gutampreza dufite igitego kimwe atangira gutampreza Olivier bamugaruye Kwizera Olivier ubundi umuntu wamusize koko umuntu wazanye ura muntu ngo ni mupenzi eto uzana ura mubirigi yaraduhemukiye kabisa uno mutoza rwose nta kintu kirimo kabisa badukorera ubuvugizi ubwo abantu bo kuri DGTV badukorera ubuvugizi kuko urabona ko ikipe yacu y'igihugu rwose ntabwo iri kuduha ibyishimo Amavubi murakoze cyane bro kwita gutse ewa nitwa Kwizera Jean Claude Ricardo mtoto Marcel Bamba kazi Mastercard Senegal Roma Credesha wiki subiramo Kwizera Jean Claude Ricardo mtoto Marcel Bamba kazi Mastercard Senegal Roma Credesha ariko wamavubi banza atakubabaje mine nakunze utababara jewe reka ntangaze mbomore ariko umuntu uhamagara abakinyagasiga Kwizera Olivier yarabyishe dufite umutoza uyu nguyu umutoza ni umuswa pe biragaragara neza ko ntago ari ku rwego rwa Frank wawundi wagiye mu by'ukuri ramproso makora wajya ntabakinnyi azi arakuramo abakinnyi agashyiramo abandi ukabona ko bashyizemo nta tandukano nabo akuyemo aho ugasanga arabyishe kurushwa byari bimeze mbere rero mu by'ukuri mbona ko umutoza w'Amavubi ngo dufite nta murimo rwose nta mutoza umurimo arutwa n'uwagiye n'umwungisha ariko Nshimiyimana we ntawo bataniye Eric wagira ngo nta bakinnyi azi n'abanyarwanda bagenzi be yarabatoje arabazi yarabonye bakina ariko wagira ngo ntabazi aka kanya reka tubomora abanyarwanda turababaye rwose badukora ubuvugizi Eric sinzi ukuntu ameze niba atinya umutoza niba ameze ate simbizi ariko turababaye batuzanire abatoza Lesotho si igihugu cyo kunganyiriza iwacu ku butaka bwacu bw'u Rwanda Lesotho ni nka Seychelles umuvandimwe yabivuze Seychelles nayo irakomeye ahubwo ntago ari igihugu cyo kunganyiriza Lesotho ni igihugu cyo gukubitira hano iwacu ku mahoro twabatije umurindi nshimira na leta y'u Rwanda yatumye twinjira ku buntu ni ikintu cyiza rwose ariko rwose abafana twaje turi benshi pe ariko abakinnyi nta kintu batweretse nta kintu na kimwe tubonye abantu batashye bimyiza umusore yibonye abantu batashye match itararangira nta kintu arenzaho pe ni ibyo ngibyo ku gikombe cyizi dukoreye amaso nuruca abana ntacyo navuga ni ugukura amaso tuzakira kuri televiziyo nk'ibisanzwe usiye dutsindira umukino wabonaga twakijyamo dutsinze Lesotho iyo tutsinda byibura uko biri hari amahirwe ko twari gutatu mbere mu itsinda kuko ikipe ya mbere mu gifite amanota 10 noneho Nigeria yonganyije na Zimbabwe kimwe kuri kimwe yagize umunamba twari gutatu tugira amahirwe tukayobora itsinda n'ubundi ariko n'ubundi kujya mu gikombe cy'isi byari kugorana gusa uko biri wenda twari kuyobora itsinda nk'ibisanzwe tuguma tuyoboye ariko kujya mu gikombe cy'isi byo no kuzakira kuri televiziyo niba nakerekana simbizi nuko bizagenda nuko birukane Adera Murushi basige Eric Nshimiyimana Adera Murushi niba baramuhaye abatoza babi simbizi Eric no kudefanda Eric ni BC Eric nta mitoreze yo kwataka n'ubundi Eric wa mbere aracyari Eric wungu mu kamera Kigali ibintu yatozaga niyo gitoza ubungu rero nta Eric nta Adera bose ni bamwe namweme bose ahubwo Eric banza atinya umutoza mukuru rwose ubutane bagiye guhamagara ni nkabahe bakinnyi mushaka kubazahamagara umuzamu Kwizera Olivier ntago agomba kubura uno wa mbere uca abantu rwose Kwizera Olivier ntagomba kubura abaturuka hanze bo nabahanga bo nta mpaka wenda bo gusa nabo si bose Samuel Girete nta kintu kirimo nawe nta kintu arusha bahari Safe Yoruke yaje gusimbura amanota 70 na kangahe nawe nta kintu kirimo cyatari mu by'ukuri mbona ko nyine wenda uko biri mu bitambere ariko wenda harabagiye bakina harabagiye bakora nyine nka Bayinosa Kimusabo twamubonye yakinye bagerageje ariko mu by'ukuri uko biri wenda ubu ngubu bitanga icyizere ko wenda bizagenda neza mu gihe ibyo bikosoze mu mitoreze cyane cyane ikibazo kiri urakoze cyane
gatujya ahangaha ngo muto